kuba umugabo yaragiye njye numva ko ari ibintu byoroshye kusangira kuryamana urumva ibyo byose narabyemeje no kuvuga ngo araterura ibintu akabijyana nkumva ko ari ibintu bizashira na n'iyi saha nta kintu na kimwe yigeze ahindukaho ahubwo ngiye ikintu cyanangaje ni ukuba ngiye narababonye kuri kamera bari gusomana nagira ngo mubwire ngo yihangane pore kuko yagize ibyago ariko nanone yibuke ko ari inshoreke y'umugabo wanjye ko yanwariye umugabo. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show bisanzwe, nongeye kubasuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndabasuhuje, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda muduha mu biganiro byose dukora. Hari abantu tuganiriza mukandika muri comment mukabagira inama mu buzima bwabo cyangwa se mu nkuru tuba twaganiriye, zirabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndetse nshimira n'abandi batanga ubufasha mu buzima busanzwe bwo gufasha abantu baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Ndeka nizere rero ko mwese aho muri mumeze neza. Uyu munsi nasuye mama Uwase, haraciye iminsi tutaganira, namusuye mu rugo, ejo yarampamagaye ambwira ko amaze igihe arwaye ariko sinabimenya. Rero yambwiye ikibazo yahuye nacyo, murabizi ko tumaze iminsi tutaherukana, yagize ikibazo cyo kurwara. Rero ubwo ndavuga nti umuntu warwaye warembye reka nze musange mu rugo musure kugira ngo tubashe kumenya amakuru ye ndetse n'ibindi byagiye bigaragara hagati y'umugabo we ndetse na Farida. Ngira ngo byinshi mwagiye mubyibonera, byinshi mwarabibonye. Ubwo rero nibwo buryo naje kumusuramo kugira ngo twumve nawe uko amerewe n'ibyo yabonye uko yabyakiriye, kubera ko byagiye hanze nta kuntu yaba atarabibonye. Reka muhe ikaze mama Uwase, tuguhaye ikaze. Murakoze. Umeze ute se? Ndaho buke ariko amaze koroherwa. Birabiri kuza? Biri kuza amaze koroherwa kuko nari meze nabi cyane. Warwaye se nutubwire ngo tugusure? Nge naravuye hano mu rugo meze nabi bitewe n'ibibazo nari nifitiye byo mu rugo. Ngiye kwa muganga bansanzemo marara y'imisaraba 3. Imisaraba 3. Ubwo se ubukiri muzima? Uba warembye uri aho umeze umeze nk'uri muri koma. Baba we. Igera kuri urwo rwego kuko utivuje mbere. Uko ngiye banjyanye kwa muganga numva. N'abaturanyi bangira impuhwe banjyana kwa muganga. Hanyuma wari ko ubungu buri koroherwa urumva umeze neza? Shabo ngubu ndorohewe, gusa ikibazo mfite ni kimwe nuko niburiye umugabo. Ibyo nibyo nagira ngo rero tugire. Hanyuma ni byinshi byatambutse, sinzi nimba waragiye ubibona ibiganiro byasohotse. Naganirije umugabo, nganiriza na Farida, cyane ko bagize n'ibyago mu minsi ishize, sinzi nimba barabimenye. Waba warabimenye? Narabimenye ariko nanjye nago nari norohewe. Ni nacyo gihe wari urwaye nawe? Nacyo gihe nari ndwaye, ariko nabonye ko Farida yagize ibyago, ariko nubwo yagize ibyago niyihangane kuko ibyago biya kuri buri wese. Ariko mu kiganiro nagiranye na Farida muri kiriya gihe ndetse n'umugabo wawe, Farida yahamije ko kuba yaragize biriya byago bifitemo uruhare. Ngiye nta ruhare mbifitemo, ko kari wowe watumye nyina abura umwana we, ndetse n'umugabo wawe ari nawe mugabo we nawe arabyemeza. Yabyemeje ashingiye kuki se ngiye ko nta ruhare mbifitemo kuba ibarabuze umwana, ko kubyara kwabona kuzi ko ngiye numvishe bambwira ngo numvishije
inkuru zivuga yuko babyaye bagira ibyago umwana arapfa sibyo ubwo rero kumbwira ngo nabigizemo uruhare njye nta ruhare nigeze mbigiramo. impamvu babivuze ni kubw'amagambo mu gihe twaganiriye mbere uvuga ngo uzanga zabyara kubajije urumva hari imvugo mbere muganira bajya gukoresha bikaba byahita byumvikanisha ko nyine ubifitemo hari kuba umwana we yaragiye we noneho we rero n'umugabo bavuga batura mugore ni mukeba wawe ni utumye mbura umwana wanjye umugabo aranababara cyane. Ngiye kubyara kwabo nari nibere muri koma ndi kwa muganga nari ndwaye hejuru n'ibibazo nifitiye by'uko umugabo yananye abana ni batoya hari abiga ku ishuri hari abo nari mfite nabo nabataye mu nzu nigira kwa muganga ntago nzi ngo bansohoye mu nzu gute banjyana kwa muganga ubwo rero byo kumbwira ngo Faride yarabyaye agira ibyago nanjye ubwanjye ntago nari norohewe kuko nanjye nari ndembye kandi ntago ari njye wamubyaje. Yego hanyuma rero hagati nabajije umugabo naganirije umugabo mubaza icyo gihe nyine Farida kigira ibyago ambwira ko asigaye ari kumwe na Farida mu rwego rwo kumuba hafi. Namubajije niba yaravuye hano nyine mu rugo yararutaye arambwira ati nabaye ngiye kwa Farida kumuba hafi nk'umuntu wagize ibyago nyine kumwegera kugira ngo amuhumurize kandi ambwira ko wowe ngo nta bintu byinshi ndetse nambwira ko agutinya ngo ko kuba warahemukiye umwana yaragiye kubyana na Farida ko nawe ushobora kumuroga. Ngewe rero kugenda kwe kujya kwa Farida kwe urumva yagiye kwa Farida agiye kwita ku mugore we nyine asiga abana yabyaye nanjye ubwanjye sinzi ngo iyo malaria nayikwehe kugira ngo ndware ngiye nahise nirwarira kubyara kwabo sinkuzi nge nasigaranye n'ibibazo byanjye by'urugo rwanjye urumva ndi mu nzu ikodeshwa ananya abana nanjye ubwanjye nahise nigira muri koma ndirwarira abaturage nibo banufashe banjyana kwa muganga ibyo bye na Farida ntago mbizi kuko numvaga nta kintu na kimwe kigomba kundeba cye na Farida kuko igihe nahereye ni kirekire icyo nari ndi kureba ni icy'inshuke yaransigiye n'ubuzima bari barimo ibyo rero bye na Farida ntago byandebaga pe. Hanyuma kuri uyu munsi ibiganiro nimba warabirebye bakoze ubibona gute twebwe ibyo turebesha amaso yo twebwe nyine tutazi wenda ibyo mu rugo rwawe n'umugabo wawe imbere ibyo tubonesha amaso nge nabonye umugabo asa n'uwataye urugo yararutaye ntago yigeze agaruka mu rugo kuko urugo yararutaye uzi ko hari ikiganiro twigeze kugirana sibyo nkubwira ko urugo yarutaye n'ibintu byose yabisahuye kubu urugo rero yararutaye urugo nyuma nanjye twaraganiriye ndamugaya cyane mubwira ko kuba ashobora kugenda ariko agafata ibintu akabikora mu rugo akabijyana mu rundi ariko nyuma mbwira ko yakuguriye izindi ntebe na televiziyo bishyashya ngo ibyatwaye byari bishaje hanyuma kugurira ibindi bishyashya ahubwo ibishyashya yarabizanye ahita biterwa bijyana kwa Farida turi kumvikana ahita asiga hano mu nzu izo nangiye ubuzima nazo ndazakira ni izi ngizi urumva intebe yaguze z'amadiva yazishyiriye Farida ntiyazizana nta kintu nigeze mvugana nawe afata nangiye ubuzima abarizanzanira iwanjye ndazakira kuko nazo nari naguze kandi ikindi nari mbizi neza yuko nta jambo mfite ijambo riri kwa Farida nta kintu nawe kwirwa mubaza ibyo yamaye nibyo nakiriye yaratubeshye rero yarababeshye kuko nanjye nge yanzaniye nangiye ubuzima amadiva yashyiriye Farida kuko nanjye biragaragara wenda turaza kubereka ntago intebe uko yazitubwiye zimeze ntago zimeze nk'iziri hano yarababeshye cyane mugabo rero ana bafite twinshi ariko ntacyo ubwo rero nyuma yabwo naje kubona Farida nyine n'umugabo wanjye hanyuma kugeza kuri uyu munsi umubano wabo ubona gute wawakiriye gute umubano wabo ntago nigeze mwakira habe na gato ni ukuvuga ngo ngiye ndwaye urumva kuko nagiye nanjye ndi muri koma numva ngo undi ngo yagiye kureba umusheri w'utwite ibintu nk'ibyo urumva ni ukuvuga ngo barabyaye bagira ibyago pe ntibihangane kuko narabimenye ko bagize ibyago ariko hagati aho ikintu kimbabazana n'isaha ni iki kuba umugabo yaragiye njye numva ko ari ibintu byoroshye gusangira kuryamana urumva ibyo byose narabyemeje
no kuvuga ngo araterura ibintu akabijyana nkumva ko ari ibintu bizashira na n'iyi saha nta kintu na kimwe yigeze ahindukaho ahubwo ngewe ikintu cyanangaje ni ukuba ngewe narababonye kuri kamera bari gusomana umugore yishimye cyane umugabo wanjye rwose ubona yanezerewe yageze mu isi yindi urumva bari mu rukundo narayumvishe ko narabibonye nta nubwo ari njye wabibonye abana nibo babibonye kuri telefone baraza barambwira ngo ureba papa bivuze ko n'abana babibonye barabibonye nibo babibonye kuri telefone baraza barambwira ngo ureba papa urumva ko icyo ntago ari ikintu gishobora kunshimisha n'umunsi n'umwe natekereza abana yansigiye nkatekereza inshuke yansigiye nkatekereza inzu nishyura nkatekereza kugaburira abana mwumva ibyo ntago ari ibintu bishoboka hanyuma y'ibyo rero ndagira ngo njyewe nawe n'umugabo wanjye ubuyobozi buri bwo budukiranura oya ngomba kumurega kuko ari ibintu mwakikemurira muri babiri we n'umugabo njyewe ntago mbona ko ari ibintu nakemura njyewe nawe kuko igihe nahere nawe ni kirekire nimba ageze ahasomana akajya kuri telefone abana bakabona ko ari gusomana bakabona ibyo arimo ubwo urumva njyewe naba ndi mu biki ariko mbere nk'uko mbere wari waratuje icya mbere Farida umwana afite aba mu cyaro sibyo uwo babyaye ngo bagize ibyago abana banjye ni njyewe bareba bararabariye barabatariye ibyo se naga bireba gute wambwira ngo nabasha kwihangana nagiye no mu buyobozi kugira ngo bunabare ariko mwabanza mukazabiganiraho muri babiri byakwanga burundu kubona kuzajya kurega wowe n'umugabo kuko buriya ntago wahita ujya kurega mutarabanza kunaniranwa nyine uzabanze wongere ubimuganirize wumva icyo gusubiza nakomeza wenda kwanga uzabone kuvuga ngo ugiye mu buyobozi ariko wagerageje uzabimfashamo se ushobora kujya kurega akazavuga ati uyu mugore nyine ndi kugusaba kumuhamagara uzabimfashamo ngiye ko nshaka abantu babimfashamo ngiye ntako nagize ntago anyitaba na telefone yanjye ntago ashobora kuyitaba hari ibintu bikomeye mwapfa kari uri mu makosa wagiye gushaka undi mugore kutakwitaba kandi abiterwa n'iki ntago anyita abazi yuko ndi mu mwaka iposho y'abana cyangwa amubwira ngo umwana akeneye amafaranga yo ku ishuri ntago anyitaba ndamuhamagara na telefone yanjye arayiborotse kuva kiragiye ntago murongera guhura oya ntago turongera guhura namubajije njye kubijyanye nyuma nyine bakimara kugira biriya bibazo ndamubaza nti kuri iyi nshuro ugiye kuba hehe kuko numvaga ufite umugore mukuru wenda n'umugore mutoya navuga nti noneho ugiye kuba hehe ugiye kuba kwa mama wa se ugiye kuba kwa Farida arambwira ati mama wa se ntabwo ndabitekereza neza atari ku bundi kwa Farida nise kubera icyo biri kubona utari guta urugo arambwira ngo afite ukuntu we n'umugore njye n'umugore wanjye dufite ukuntu ngo tubikemura ngo ibyo ntabwo ari ikibazo mpita numva ko ubwo mwabiganiriye mukemeranya ko nyine abagusizeho akaba agiye kwita ku mugore muto ngira ngo nubwumvikane mwagize nyine aho yarakubeshya yarabuze icyo gusobanura yarabuze icyo gusobanura ariko aho ngaho yarakubeshye rwose nta kintu mwabiganiriyeho nta kintu nabiganiriyeho nawe gusa icyo nzi cyo nzi ko yafashe nyine utwari dusigaye kuko ibindi byose yararabitwaye aragenda ngo agiye kureba umugore we uko azamujyana kwa muganga yego nta bindi bintu ajya kubwira nta kindi gitekerezo nyine ikintu nzi yambwiye anzaniye izi nangiye ubuzima ahita ambwira ati ngiye nkuzaniye intebe nta kindi kintu nigeze mvugana nawe ahita yigira kwa Farida Farida se we mujya muvugana hari aho mujya muhurira si ubundi Farida namubaza iki koko mbere se ko wabanje kumushaka uvuga ngo ugiye kubiwe ngo biranze ngo ugiye kujya gucumbika iwe ngira ngo ngiye nabonye bikomeye numva nta kintu ngomba kubaza Farida ndicecekera ndetse nimba umuntu ambwiye ngo agiye kureba umugore we azamujyane kwa muganga babyare ubwo Farida nawe kumuhamagara amubaza iki koko nararubonye ni narwo nshaka gukurikirana neza nararubonye nirwo nshaka gukurikirana neza arega yabonye shera umwitaho nese ubu inshuke zanjye mfite ahangaha yataye ntago ari abana umugabo nawe azi gusomana kubi ntabwo nari nzi ko abantu bageze muri iyo myaka baba bazi gusomana kubi barane baba bari mu rukundo ruba rukiri rutoya ariko nawe nizere ko gufataga neza mbere Farida ataraza shambire nta kibazo nari mfite pe
mbere numvaga yuko rwose nanjye mfite sheri wita ku bana akansohokana mbese njye naramubwiye ntise ubu ni igiki kintu cyatumye nyine ufite umugore mwiza w'ikizungerezi rwose utukura w'inzobe uyu mugore wamutereye cyarambwira ati buri muntu agira ikimunyura. arega sinzi ukuntu bajya baca umugani ngo ufite ikirezi amenya ko nta nubwo abimenye. rero wowe uko ubibona we ntago ari ko abibona. Farida ahubwo niwe kirezi yabonye. ego sema abantu muri comment mutubwire ikirezi Farida n'ikirezi mama wasi murabona ikirezi ari ikirezi ni Farida kuko yanwariye umugabo kandi yamutwaye nanjye nanamukundaga kuko yarandereye abana. ariko nta mugabo batwara bundi reka mbabwire nta mugabo batwara uwagiye nawe aba yagiye nyine ariko arega n'abakobwa bari hanze ahangana nabo ntago boroshye baba bafite ibishuko byinshi. none ugiye kumwera ko umugabo wawe kuko bamushutse yaramushutse yakurikira ikibero Farida uko Farida yambara niki aravuga ati reka nkurikira ikibero cya Farida. nawe tuvugiye ukifitera arega njyewe mba nambaye ibitwikire ntabwo ndi Farida utimaze gusaza kandi maze no gusaza. abagabo b'ikigihe rero baba bashaka kwiyuburura none se atiyuburuye ngo afate umwana mutoya ubundi yaguma ku mukecuru gute? nawe shaka umusore muto ntago nabikora. sibyo oya ntago ibyo nabikora njyewe reka nirerera abana kuko nicyo kintu kiri imbere kandi umusore se nzashaka umusore ungana n'abanjye. hanyuma ubwo umwanzuro ufashe no kujya kumurega. njye numvaga umwanzuro nafata bitewe n'ibyo nabonye kuri komenti bari gusomana abana akaba ari bwo babinyereka narabibonye numva nawe umutwe ahubwo nagiye gusubira mu bitaro bwa kabiri. ubwo rero njye naravuze nibyibuze wafata ikibazo mfite kuko noneho uwo yitwa ngo bari kumwe n'uwo mwana bagize ibyago arapfa nanjye abanjye bari kwicwa n'inzara aho ngaho. Farida n'uwo mwana afite ntago ari uw'umugabo wanjye ndi gushaka kugira ngo ndebe yuko babwira umugabo wanjye akagaruka akaza akarera abana. urabona bizashyira bigakunda ko umugabo hari ukuntu umugabo aturugo bitewe n'imyaka mumaranye bitewe n'uko umuzi ukavuga ati uko biri kose umugabo wanjye azashyira agaruka. iyo urebye umugabo wawe ukareba nyine uburyo abashaka uko yagiye hariya ubona hari igihe kizagera akagaruka akongera akaza mu. njye ntago nabibona kuko nahimana ntago ari ahanjye nahimana n'abantu bamugira inama naho njyewe ntago navuga ngo ndabona azagaruka. kugaruka ashobora kugaruka cyangwa nagaruka akigumira kwa Farida bizaterwa n'inama abantu bazamugira cyangwa naho nzamurega ibyo bazamutegeka. ngiye kuvuga nti hanyuma umuryango washatsemo cyangwa umuryango w'iwanyu ibyo bintu hari umuntu waba ubizi byuko yagutaye akajya kundi mugore ntago byagenda guhikiye ngo ureke kubwira iwanyu ishyano wagwishije. sibyo nimba ugize ikibazo uhamagara iwanyu ukababwira ati burya rwa rugo nubatse byagenze ukunuko baba bafite n'ibyo bishyimbo bitatu bakabikohereza kugira ngo babana barare baramutse kuko ntago wagira ikibazo ngo ukihererane kuko kiranaga ari ikibazo cyo kwihererana kuko ni ikibazo cyagiye ku karubanda. biba ari ngombwa kugira ngo ubwire famiye yawe cyangwa famiye yiwe baba bafite impuhwe nk'iz'ababyeyi bakagira icyo bakorera abana ise yataye. ariko nyine uko biri kose buriya nta biri kintu cyose kiba gifite igihe cyacyo. Farida nawe rero buriya yanyuze mu bihe bitoroshye bijyanye no kudahirwa n'urukundo yakundanye n'umusore biranga arabeshya amanyanga nta nubwo ari umwe ni benshi nabo tutazi. yanyuze muri byinshi ntagiye kurondogora ariko aho yagize amahirwe agahura n'uriya mugabo wawe agahu kahuye n'umunyutsi yabonye rwa rukundo nyine yaburiye mu basore arubonera umugabo wubatse. ubu nawe rero yarafasha aranunira nta nunire wenda nagira amahirwe bizamuhira. urumva se watuma bimuhira ariko ngereka nkubwire ikintu kijyanye no kwita ku bana buriya umugabo ashobora gushaka umugore nta kibazo agashaka umwe agashaka batatu ariko yita ku bana yabyaye atavuga ngo yataye abana nk'ibyatsi aho ngaho. undi kintu kibi nuko umugabo agenda agata byose nabo yabyaye ariko uramugabo ikibazo nagize yaranaye atabo yabyaye nta rukundo yigeze abagira kuva yabonana na Farida urumva
nta shuri ry'umwana, nta kumubwira ngo umwana akeneye ikayi ku ishuri, oya. Ngewe ubwanjye nanjye nahise numva mpindutse nk'umusazi kubera Farida. Nshaka kubaza abadukurikiye nawe, nshaka kubasobanuza uriya mugabo tuganira, hari ijambo yambwiye, namubajije impamvu urumva mufite abana bakeni batatu, kuki yagiye kubyara undi hanze. Burya ntabwo ikibazo ari umukobwa yashakaga, ahubwo yarambwiye ngo buri mugabo agira nyine ikintu, agira intego yiha. We yarambwiye ati ushaka gushaka umugore umwe akabyara abana batatu cyangwa bane, ukabona ararushye cyangwa arananiwe cyangwa arashaje kandi ukeneye kubyara abana batandatu. Kavuga ati aho kugira ngo umugore wanjye mubyaze abana bangana gutya, buriya no kubyara birasazisha. Aravuga ati, arambwira ati buriya ngewe nagiye hanze kuko nabonaga ko nyine nkeneye kubyara hanze. Hari ukuntu ngo umugabo akeneye abana batatu cyangwa batanu, akavuga ati rero uwa gatanu nzamubyara ku wundi mugore. Ngo ni ibintu buri mugabo yiha. We rero ngo niko byagenze. Ndavuga nti ko umugore wakiri muto wagiye gushaka undi wo hanze w'iki ko ari kuba kubyarira. Arambwira ati biterwa n'umuntu, buri mugabo agira ikintu nyine, buri mugabo agira uko ateye. Niba n'abandi bagabo ariko bateye, ariko ni imyumvire ye yigire mu mutwe we, sibyo? Iyo aza kwicara nk'umugabo wanjye turarana mu buriri, turerana abana, sibyo? Akambwira ati ngewe mfite icyifuzo iki n'iki, tukakiganiraho, ndashaka kubyara cyangwa ndashaka gukurikiza uyu mwana, yego? Nari kwihangana n'uwo nkamushyiraho kuko n'ubundi yarabahahiraga batunze nta kibazo. Ahubwo ikibazo nuko atigeze abingishamo inama ngo ambwire yuko agiye kujya kubyara hanze. Nawe ntabwo wakwemera ko umugabo ajya kubyara hanze kandi ushoboye kubyara warabyaye, ntabwo byashoboka. Yarabimbwiye, buriya hari ukuntu umuntu akubwira ikintu ukanga kumubwira ibintu byinshi kuko ubona mu mutwe we yabimbwiye, mbona ko abyizeye ko ari byo kandi mbona ko yizeye ko ndi bumwumve, ariko urira baryitira ibintu byo kuvuga ngo ukeneye kubyara ngo ndi hanze kandi ufite umugore. Naramurebye ku mutima, ni iryo nirari ry'abagabo, ariko ashaka kwerekana ko ari irari. Iyo bitaza kuba ari irari, urumva ari nk'ikintu yari yatekereje mu mutwe we, akavuga ati ibyo aribyo byose ngiye kubyara. Ntabwo yumvikana n'irari we yigiriye rya Farida, urumva? Utekereje gutyo wasashaka n'uwa gatatu n'umugore wa kane. We n'irari ryamujyanye, ntabwo ari ikibazo cyo kubyara, kuko kubyara n'ubundi ndabyara, ntabwo ndi ingumba, ntabwo wacuze, ntabwo ndacura. Yakaba yarabinsabye kuko n'ubundi abandi niwe babareze, nkavuganire kamubyare nabo abarere. Nese ubundi mu nyungu ko ndi mu gihombo. Uri mu gihombo gikomeye cyane, ariko buriya nibyanga nako ntibizanga. Igihe cyo ngusabye uzabanza uganire nawe, sibyo? N'umugabo wawe ubanza ubimuganirize, mubwire uti ndifuza iki, nimba bitagenze gutya turabigenze gutya kuko nanjye mfite ibibazo ibi n'ibi, hanyuma nabyanga ubone kujya mu buyobozi. Nicyo kintu ngende. Ako ngiye ikintu nagusabaga, ukambabarira ukamfasha. Nakubwiye yuko telefone yanjye atayifata, kandi wambwiye yuko hari ukuntu mujya muvugana, wamfasha ukamumamagarira, noneho ngewe tukavugana nawe turi kumwe kugira ngo mfashe nk'umuntu nsabye ubufasha. Noneho byakwanga nkabona gukomeza mu buyobozi. Ariko gusa mubaza n'ukuntu kugira ngo ahure n'umugore we hagomba kujya mu ndi muntu. Ubundi mukwiye kujya kukorera ibibazo bihari, ntaga kwiye kwanga kwitaba. Yakagiye kwitaba nyina akamenya n'ikibazo, nubwo atagikemurika akamenya ngo mu rugo bimeze gutya, akanabyumva. Ni gute umugabo n'umugore bahuzwa n'umuntu wo hanze kandi ari umugore n'umugabo. Nzabimwibariza, ariko ibyo byo ntabwo ari we mbibaza. Ibyo nta aho urakoze cyane kuko ngiye bwo bufasha ndabukeneye. Yego, hanyuma turi gusoza, hari ikintu wumva wabwira Farida? Ikintu nabwira Farida, nubwo yagize ibyago ndwaye ndi muri koma, ikintu nabwira Farida, ndabizi ko yagize ibyago kandi kugira ibyago birababaza. Nagira ngo mubwire ngo yihangane, pore kuko yagize ibyago, ariko nanone yibuke ko ari inshoreke y'umugabo wanjye, ko yanwari umugabo. Uri kumwibutsa? Nagira ngo mubwire ngo nyine bayigiraha, ariko ni by'igihe gitoya. Uri kubaha iminsi azagaruka. Ko Farida hari yumve buranga ngurya ugira ati urya ibitari byarya vuba, sinzi ukuntu baca umugani. Nyine biba byanshanze ariko mba ndi kubyumva.
ubwo rero Farida ahari uko biri kose arabyumva nk'umuntu mukuru nakubita nyangura amenye ko ari kuyikibya abandi naryo acuranwa muri make nakubita nyangura kuko ari kuyikibya abandi ariko nzabisubirana reka dusoreze hano ubwo tuzagerageza telefone y'uriya mugabo muhamagare ubwo twumve nawe igitekerezo afite nk'umugabo ariko ko biri hose bikwiye gukemuka bitageze mu buyobozi nawe nk'umugabo ntekereza ko bari kubona ingaruka aho ziri kugana ushimire cyane wakoze kandi reka dusoreze